Igitabo cya Zaburi, igice cya mbere. Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Zaburi ya kabiri. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? N'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize, bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, Umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyisha uburakari bwayo bwinshi. Iti ni jye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo batware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ibibumbano. Noneho mwabami mwe, mugire ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi, mwemere kwiga. Mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Zaburi ya gatatu. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Abusalomo umwana we. Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baramvuga bati, nta gakiza afite ku Mana. Ariko wowe Uwiteka, uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Nararyamaga ngasinzira, ngakanguka, kuko Uwiteka ari we ujya andamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Uwiteka, haguruka, Mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisenda abageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Zaburi ya kane. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni Zaburi ya Dawidi. Mana, gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye. Warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, mbabarira wumve gusenga kwanjye. Bana b'abantu, muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro? Muzageza he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma? Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we, Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Mugire impuhwe zo gukora icyaha muri ku mariri yanyu, mwibwirire mu mitima yanyu mucecetse. Mutambe ibitambo mukiranutse, kandi mwiringire Uwiteka. Hariho benshi babaza bati, ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka, utuvushirize umucyo wo mu maso hawe. Ushyire ibyishimo mu mutima wanjye, biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Zaburi ya gatanu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiroti. Ni iya Dawidi. Uwiteka, tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, tyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Ariko jyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwiteka, kubwo gukiranuka kwawe ujye unyobora, kuko banyubikiye, umpanurire inzira yawe aho nyura. Kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ni igomwa risa. Umuhogo wabo ni imvi irangaye, bashyeshyesha indimi zabo. Mana, ubagire uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana, kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka, kuko ubarinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka, uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Zaburi ya gatandatu.
zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza. Ni zaburi ya Dawidi. Uwiteka, ntunyahishe umujinya wawe kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotsa. Uwiteka, mbabaririra kuko numiranye. Uwiteka, nkiriza kuko amagufwa yanjye ahinda imishyitsi. Umutima wanjye nawo uhagaze cyane. Nawe Uwiteka, uzageza he kubikundira? Uwiteka, garuka utabara umutima wanjye, unkize kubw'imbabazi zawe. Kuko upfuye atakikwibuka, ninde uzagushimira ikuzimu? Kuniha kurandambiye, uko ijoro rije ntotesha uburiri bwanjye amarira, uburiri bwanjye nyabuminjagiraho. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, hashajishijwe n'abantera bose. Mwa nkozi z'ibibi mwe, nimuva aho ndi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Zaburi ya 7. Shigayoni ya Dawidi yaririmbiye Uwiteka kubw'amagambo ya Kushi wo mu muryango wa Benyamini. Uwiteka Mana yanjye, ni wowe mpungiraho, ntabara, nkiza abangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari ntawuntabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga mpoye ubusa, umwanzi agenza umutima wanjye awugereho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka, hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Uwiteka aracira amahanga urubanza. Uwiteka, uncira urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi, kuko Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana ikiza abafite imitima itunganye. Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora, irawutunganije. Kandi mwiteguriye ibyica, imyambi yayo yikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda yasamye nigomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya acukura burebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye niwe rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Zaburi ya 8. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Gititi. Ni zaburi ya Dawidi. Uwiteka Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Washyize icyubahiro cyawe hejuru y'ijuru. Akanwa k'abana bato nabo nkawagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindisha abanzi bawe, kugira ngo uhoze umwanzi n'uhora inzigo. Iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka Mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Zaburi ya 9. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Mutilabeni. Ni zaburi ya Dawidi. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezererwa, ndakwishimira usumba byose, ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe, kuko abanzi banjye basubira inyuma, bagasitazwa, bakarimburwa no mu maso hawe. Kuko wanciriye urubanza rukwiriye, rutunganye, wicaye ku ntebe uca imanza zitabera. Wakangaye abanyamahanga, warimbuye abanyabyaha, wasibanganije amazina yabo iteka ryose. Abanzi banjye bashizeho, barimbutse iteka, n'imidugudu yabo warayishenye, no kwibukwa kwabo kwarabuze. Ariko Uwiteka yicara ari umwami iteka, yateguriye imanza intebe ye. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azaha amahanga imanza z'ukuri. Kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira, igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. Abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Muririmbire Uwiteka utuye i Siyoni, mumuvugirize impundu, mwamamaze mu mahanga imirimo yakoze. Kuko uhorera amaraso abibuka, atibagirwa gutaka kw'abanyamubabaro. Uwiteka umbabarire, reba umubabaro mbabazwa n'abanyanga, ni wowe unzamura ukankura ku marembo y'urupfu,
kugira ngo nerekanire ishimwe ryawe ryose mu marembo y'umukobwa w'i Siyoni, kandi nzishimira agakiza kawe. Abanyamahanga baguye mu bushya bacukuye, mu kigoyi bateze niho ikirenge cyabo gifashwe. Uwiteka yimenyekanishije, yashohoje iteka, ategesha umunyabyaha imirimo y'intoki ze nk'ikigoyi. Abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu, nibo mahanga yose yibagirwa Imana, kuko umukene atazibagirana iteka, kandi ibyiringiro by'abanyamubabaro bitazabura iteka. Uwiteka, haguruka, abantu be kunesha amahanga aciriweho iteka imbere yawe. Uwiteka, ubatera ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. Zaburi ya 10. Uwiteka, ni iki kiguhagaritse kure? Ni iki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata. Icyampa bagafatwa n'uburiganya batekereje, kuko umunyabyaha yihimbariza ibyo umutima we wifuza, kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. Umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati, ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo, nta Mana iriho. Inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba, abanzi be bose abacurira ingoni. Aribwira ati, sinzanyeganyezwa kugeza ibihe byose, sinzabona ibyago. Akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato, munsi y'ururimi rwe hariho igomwa no gukiranirwa. Yicara mu bico byo mu midugudu, mu rwihisho yica abatariho urubanza, amaso ye ayatatisha umunyamubabaro. Yubikirira mu gico nk'uko intare yubikirira mu isenga ryayo, yubikirira gufata umunyamubabaro, kandi koko aramufata akamukururisha ikigoyi cye. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. Aribwira ati, Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo ntabwo izabireba. Uwiteka, haguruka, Mana, manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamubabaro. Ni iki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati, ntuzahora? Warabibonye kuko urebera igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe. Umunyamubabaro akwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. Vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikira ububi bw'umubi kugeza aho utazabumusanganira. Uwiteka niwe mwami iteka ryose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. Uwiteka, wumvise ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeza imitima yabo, utyarize ugutwi kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye, umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera gutera ubwoba.